Aba bakobwa ngiye kukubwira nibo ba mbere beza ndetse bafite imiterere myiza kurenza abandi mu Rwanda, cyane cyane ku bijyanye no kugira nyashi ziteye neza cyangwa se ibyo bakunze kuvuga ngo umuntu ateye nk'igisabo. Niba nawe ujya wibaza impamvu abagabo bakunda abakobwa bafite ikibuno kinini cyangwa se impamvu anyura hafi yabo bose bagahindukira, bamwe bikanabaviramo gushwana n'abakunzi babo, ugiye kwibonera impamvu, cyane ko iyi video utari buhage no kuyireba. Ufite nyashi udafite kashi yizire disi gute ufite benzi udafite nyashi. Ku mwanya wa 10 turahasanga umukobwa mwiza w'uburanga witwa Sasha Kate. Uyu mukobwa uherutse kuvugisha benshi mu minsi ishize kubera amashusho yari yashyize hanze amugaragaza ari kwishimishanya n'undi mukobwa mugenzi we, niwe dusanga kuri uyu mwanya. Ushobora kuba utabyibuka, ariko Sasha Kate yabayeho umuhanzi ndetse yanagiye avugwa mu rukundo n'abandi bahanzi batandukanye. Sasha amazina yiswe n'ababyeyi ni Sandrine Gasaro. Nubwo atagikunda kumvikana mu muziki muri iyi minsi, afite indirimbo nyinshi yaririmbye mu myaka yatambutse. Aha twavuga nk'iyo yise Coup d'Etat yaririmbanye na Bulldog, bayisohora muri 2022. Amafoto agaragaza ubwiza n'imiterere irangaza benshi ntasiba gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ibi bikaba ari nabyo byatumye yigwizaho abamukurikirana cyane cyane kuri Instagram, aho afite aba-followers basaga 51,000. Sasha Kate rero asa n'uwaretse ubuhanzi maze yigira mu bucuruzi, aho afite iduka rinini ricuruza imyenda. Mu mwanya wa 9 turahasanga uyu muhanzikazi ufite ijwi ryiza benshi bumva bagashesha urumeza, yitwa Marina Deborah. Marina amaze iminsi avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, cyane cyane bikorera ku muyoboro wa YouTube, bavuga ko ngo yaba yaribagishije ngo bamwongerere ikibuno bikamugwa nabi. Ariko ibi Marina yaje kubinyomoza, avuga ko ameze neza, ko izo nkuru ari ibihuha bigamije kumuharabika. Marina rero akaba aje ku mwanya wa 9 kuri uru rutonde rw'abakobwa bafite imiterere myiza cyane, kandi nk'uko bigaragazwa n'amashusho agaragaramo, ibi byose ukumubeshyera rwose. Marina akurikirwa n'abarenga 162,000 ku rubuga rwe rwa Instagram. Ikindi wamenya mu buzima bwa Marina ni uko yagiye avugwa mu rukundo n'abasore bagiye batandukanye, cyane cyane ubwo yari akiri muri management ya The Men. Ibyamenyekanye cyane ni iby'urukundo rwe na Ivan Muziki. Uyu nawe akaba ari umuhanzi w'umuhanga ndetse banahuriye mu ndirimbo yiswe Urugo Ruhire Remix. Urukundo rwa Marina na Ivan Muziki rwaje guhagarara nk'uko babigaragaje, ndetse rwose ngo umusore ufite iyerekwa ritambutse nta kibazo. Dukomeje ku mwanya wa 8 turahasanga umugore wa The Ben, Uwicyeza Pamela. Pamela wa The Ben yatangiye kumenyekana ubwo yitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda rya 2019, ariko yaje kuba ikimenya bose ubwo yatangiraga kuvugwa mu rukundo n'umuhanzi The Ben. Icyo gihe nibwo amafoto ye yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye. Benshi bakemeza ko rwose The Ben nk'umustar ukunzwe cyane n'abanyarwanda, ndetse nawe akaba ari umusore mwiza cyane bigaragarira amaso, gukundana na Pamela ngo ntiyisondetse. Pamela afite imiterere biti y'igisabo, noneho byagera ku buryo akanura bikaba kamaramaza. Rero ngo byagorana gutandukanya igisobanuro cy'ubwiza n'izina Pamela. Uwicyeza Pamela rero akurikirwa n'abarenga 438 ku rubuga rwe rwa Instagram. Ikindi kandi couple ye na The Ben iri mu zikunzwe cyane n'abatari bake mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 turahasanga uyu mukobwa wamamaye nka Olgabe. Ushobora kuba utari umuzi cyangwa ukaba usanzwe ubona amashusho ye, ariko reka nkubwire ibye. Olgabe ni umwe mu bakobwa bagize account zazamutse vuba cyane kubera amafoto yasangizaga abamukurikirana, maze bakibaza bati ese uyu mukobwa Imana yaba yaramuremye bari kumwe, ko wagira ngo niwe wihitiyemo ko yifuza ko Imana imurema. Olga kandi afite iduka ricuruza ibijyanye n'imitako y'abakobwa, ibyo bita bijuteri, ndetse kandi akaba ari umukobwa ukunda gutembera mu bihugu bitandukanye. Olga rero akurikirwa n'abarenga 148 ku rubuga rwe rwa Instagram. Ubwiza n'imiterere isamaje y'uyu mukobwa nta wabishidikanyaho rwose, kuko ntibisaba gushishoza. Ku mwanya wa 6 turahasanga umukobwa mwiza w'uburanga wanigeze gushyirwa ku rutonde rwa Afurika rw'abakobwa bateye neza ndetse bafite imiterere ikurura abagabo, akaba yitwa Nkurunziza Agi. Kimwe n'abandi bakobwa bari kuri uru rutonde, nawe ni umwe mu bakobwa bamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga rwa Instagram. Agi ntiyamenyekanye kubera ubuhanzi cyangwa gukina filime, kuko rwose ibyo ntabyo yakoze, ahubwo yamenyekanye kubera amafoto ye ashyira ku mbuga nkoranyambaga, maze abantu bayareba bagatwarwa n'ubwiza ndetse n'imiterere bye. Mu kubyaza umusaruro izina rye, yahise ashinga iduka ricuruza imyenda aryita Agi Shop. Agi akurikirwa n'abarenga 253 ku rubuga rwe rwa Instagram. Gusa imibare izamuka umunsi ku munsi, kuko rwose ugeze kuri account ye byakugora kugenda udakoze follow ngo uzajye ukomeza kwihera ijisho, cyane ko ngo amaso arya indi kaburara.
Mbere y'uko dukomeza muri top 5, nyamuneka nimba utarakora subscribe hano ku Isomero, bizajya bikugora kubona video zacu. Ikindi nagusaba ni ugukanda like kuri iyi video kugira ngo ikomeze igere no ku bandi. Murakoze cyane. Ku mwanya wa 5 rero urahasanga Shadibu. Uyu we benshi muramuzi cyane ko amaze imyaka myinshi cyane avugwa mu myidagaduro y'inaha. Ubwiza bwa Shadibu twavuga ko bukurana ba mukerarugendo, cyane ko yagiye yifuzwa n'ibyamamare bitandukanye nka Diamond, Davido n'abandi. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Shadia Mbabazi, akaba yizihiza isabukuru ye ku itariki 20 z'ukwa gatanu. Shadibu niwe munyarwandakazi ukurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwe rwa Instagram, aho afite abafollowers basaga 1,100,000. Shadibu yakundanye ndetse anashakana na Meddy Saleh uzwi mu gukora video z'indirimbo, gusa nyuma baje gutandukana nyuma yo kubyarana abana babiri. Shadibu nk'umuslay queen wa mbere mu Rwanda yagiye agaragara mu mashusho y'indirimbo zitandukanye, aha twavuga nk'iyitwa Kinyuma ya Bruce Melody. Shadibu rero ni umubyeyi ufite ubwiza n'imiterere birangaza benshi hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nta gushidikanya arabibajije impamvu tutamushyize ku mwanya wa mbere. Reka dukomeze. Ku mwanya wa 4 turahasanga umukobwa witwa Emeline Uwase Isheja. Mbere y'uko nkubwira byinshi kuri Emeline, reka nkwibutsa aka kantu. Mu minsi ishize ubwo twabonaga amashusho agaragaza The Ben akurira ishanga, ubwo yifotozanyaga n'uyu mukobwa witwa Emeline, abantu benshi cyane cyane abatangariza inkuru kuri YouTube hari amafoto bakoreshaga bakuraga ku rubuga rw'uyu mukobwa Emeline Uwase Isheja, maze bakavuga ngo dore wa mukobwa The Ben yakuriye Kariso n'ibindi nk'ibyo. Gusa hari habayemo kwitiranya abantu, cyane ko uyu Uwase Emeline yaje kubinyomoza avuga ko atari uri muri aya mashusho. Mu yandi magambo, Uwase Emeline twashyize ku mwanya wa 4 muri iyi top 10 atandukanye na Emeline Kwizera wifotozanyije na The Ben, nubwo bajya gusa rwose ndetse bose bakaba bafite imiterere isamaje cyane. Emeline Uwase ni umukobwa mwiza cyane utahaga kureba, ndetse benshi iyo babonye amafoto ye batangira gushidikanya ku bakunzi babo. Ariko nyine ngo amaso araryindi kaburara, ahubwo reka twikomereze hato tutagira abo dukomeretsa. Ubwo ndavuga abo twita abanyashress. Ku mwanya wa 3 turahasanga uyu niyo mubyeyi Gentille Noella wamenyekanye cyane nka Fufu muri Papa Sava. Uyu wakunyuzeho n'uhindukire byanze bikunze abafite impano yo kwirengagiza, cyane ko imiterere idasanzwe. Nubwo amaze igihe kinini azwi cyane mu Rwanda, ariko ifoto ye aho uyibonye uhita utekereza ko ari ubwa mbere umubonye, kuko nyine ubwiza bwe buhora ari bushya. Fufu rero uretse no kuba ari mwiza cyane, anateye neza, ni umukobwa w'umuhanga kandi ukina neza muri filime zose akinamo. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Isimbi TV, yavuze bimwe mu bice akunda cyane ku mubiri we. Ati, bimwe mu bice by'umubiri wanjye nkunda cyane nikundira umukondo n'amatwi. Uyu nta byinshi tumuvugaho kuko bigaragarira buri wese, ahubwo reka twikomereze. Ku mwanya wa 2 turahasanga uyu mukobwa nawe amaso atahaga kureba kubera imiterere ye, akaba yitwa Dabiju. Uyu akaba umukobwa wamamaye ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'imiterere ye myiza ndetse n'izindi nkuru zagiye zimuvugwaho. Amazina ye bwite ni Munezero Rosine. Aherutse kuvugwa mu bitangazamakuru ko yaba ari mu rukundo n'umuhanzi w'icyamamare muri Tanzania Harmonize. Dabiju rero akurikirwa n'abarenga 121 kuri Instagram, ndetse rwose n'umwe mu bakobwa beza cyane mu Rwanda batunze agatubutse. Aya mafaranga atunze akaba yakura mu bikorwa bitandukanye agenda akora byiganjemo ubucuruzi. Niba uri kwibaza umukobwa dusanga ku mwanya wa mbere mu bakobwa beza ndetse bateye neza kurenza abandi hano mu Rwanda, uyu ni wo mwanya wawe. Maze nimara kumukubwira wibuke kuduha igitekerezo uko ubyumva, ndetse niba hari n'abandi twibagiwe ubatubwire muri comment. Umukobwa mwiza mu Rwanda uteye neza kurusha abandi yitwa Yolo the Queen. Uyakurikirwa n'abarenga 118 ku rubuga rwe rwa Instagram. Gusa uretse amafoto ye n'inkuru zigenda zimuvugaho ziganjemo ibihuha, byakugora kumenya ibijyanye n'ubuzima bwe bwite. Uyu munsi reka dusoreza aha. Njye wumvaga nitwa Aniki. Imana ibarinde.